Bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose, aho mutwumvira kuri radiyo zanyu, kuri interinete cyangwa se kuri telefone mugendana. Ikaze mu kiganiro murisanga. Ni ikiganiro cyihariye. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi kuri mikoro. Nongere mbashimire mwe mwese. Aha ndavuga abatwandikira, ndavuga abadutelefona, yewe n'abo duhura mu buzima bwacu bwa minsi yose mu buryo butandukanye, mutubwira muti ibiganiro mukora mwarakoze. Nta hari mu buzima bwacu twari kuzamenya uko u Rwanda rwabaye, uko byagenze mu Rwanda mu gihe twari duhari. Mwese rero mbikuye ku mutima ndabashimiye. Ikaze mwese muri murisanga. Iki ni ikiganiro cya 12 mu biganiro byibanda ku ngaruka za kudeta yo muri Nyakanga 73. Mu mayobera ibiganiro byacu byagiye bikomozaho mu buryo butandukanye, n'ukumenya cyane cyane ahantu nyakuri abanyapolitike bishwe bashyinguwe. Imfubyi kimwe n'abapfakazi ndetse n'abavandimwe bagiye bifuza kumenya uko aba bapfuye, aho bashyinguwe by'agateganyo, nta cyubahiro, nta no kwashyira ikimenyetso, yewe nta n'icyunamo bagize. Mu kiganiro cy'uyu munsi, babiri muri izo mfubyi bagiye gusura uduce tuvugwa. Ni urugendo rutoroshye bakoze, ariko bashoboye no kubona bamwe mu bantu bamenye ababyeyi babo, ndetse bashobora no kuba barabateje ibyago bagize. Aha ariko ndavuga ni ugukeka. Ndongera n'ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro cy'uyu munsi. Venuste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Hashize imyaka myinshi abanyarwanda benshi bazi ko ari kudeta yabaye nta maraso amenetse, ndetse uyu mwaka mbere y'ibi biganiro narabyumvise. Abanyarwanda benshi ntibari bazi ko hari abantu bagera kuri 60 bishwe. Benshi muri bo bafashwe ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973, na nyuma yaho gato abandi bagenda bafatwa urusorongo kugeza muri 74. Dufata akanya gato turebere hamwe uko ibintu byakurikiranye. Nyuma y'imyaka 12 mu mwaka w'1985 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 niho ikinyamakuru cya leta Imvaho cyasohoye urutonde rw'abantu byari bizwi ko bafunzwe barahawe n'imbabazi, bitangazwa ko bapfuye. Hakurikiyeho urubanza rwa Major Theoneste Lizinde na bagenzi be barezwe kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985 urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri rwahamije icyaha abantu 12. Urukiko rwasanze abo bantu baraguye muri gereza za leta, barishwe n'abakozi ba leta. Rutegeka leta gufatanya n'abo bakozi gutanga indishyi zo guhoza amarira. Ababo ntiberetswe aho bashyinguwe, nta gisobanuro bahawe ku byababayeho, nta rwego rwashyizweho ngo rubasobanurire, rubahe ibisubizo by'ibibazo bari bafite. Nyuma y'imyaka 47 babiri mu mfubyi biyemeje gukora urugendo bakajya kureba aho ababyeyi babo bafungiwe, ariko cyane cyane bakajya kureba aho bashobora kuba barahambwe. Ni muri urwo rugendo bahuye na bamwe mu bahamwe n'icyaha cyo kubikira ababyeyi. Abakoze urwo rugendo ni Michel Shumbusho, umuhungu wa Aminadab Kanani wari umucamanza mu Ruhengeri, akaza gufatwa agafungwa
akicwa. Muribuka ko hano ku Ijwi ry'Amerika twababwiye ko Kanani ari muri batatu ba mbere bishwe nyuma ya Minisitiri Andrea Bizimana na Augustin Munyaneza. Michel Shumbusha ari kumwe na Jean Claude Hodari, umuhungu wa Hodari Alipe wari umunyamabanga wihariye muri Presidence. Bageze i Musanze bahahuriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana, abanza kubabaza ikibagenza ahereye kuri Jean Claude Hodari. Dufite amatsiko yo kumenya nyine aho ababyeyi bacu babashyize, kureba aho bafungiye, ayo matsiko yo kwimara agahinda ureba n'ijisho. Byaba ngombwa ukabona ubaza akaguha amakuru y'uko byagenze, aho babashyize, wagira amahirwe ukabona ukubwira ngo naha nyirizina. Ariko kubera ko ubushize mu kiganiro bigeze kuvuga ngo hari ikibaya kiri uvuye kuri gereza mu ibanga rya Nyamagumba. Ibyo rero kuhareba ngo umenye aho bavugaga ubwabyo ni rwo rugendo. Uriyumva gute mu mutima wawe? Ndacyafite amatsiko, ariko byonyine kuhabona ndimo kumva hari icyo inungutseho. Ariko ndacyafite amatsiko yo kuvuga ngo ese abo mbaza bose nta n'umwe aravuga ngo ngo niho babashyiraga, ariko baravuga ngo cya kibaya. Rero ndacyafite ayo matsiko yo kubona nk'umukuru ubivuga gusa ngo niho babashyiraga, bikaba birarangiye ko n'ubundi nta cyizere cyinshi mfite cyo kuvuga ngo nzamenya ngo naha mwizi metero neza. Michel, noneho namwe mutubwire impamvu nyamukuru y'uru rugendo rwanyu muri ibi bice, nicyo yenda rusobanuye kuri mwebwe. Ntabwo ndakubwira nyine, ntabwo ntandukana cyane na Jean Claude Hodari. Ni amatsiko menshi yo kumenya nyine aho imibiri y'ababyeyi bacu bayijugunye. Twakomeje kubaririza abantu benshi banyuranye, ariko bagahuriza nyine ku kibaya cya Nyakiriba kiri hagati ya Sopirwa na gereza. Rero twifuzaga kugira ngo turebe nyine tuhaterere ijisho. Ubu noneho twari dusa nkaho tuhageze, nubwo amakuru yenda ya nyayo atarafatika. Uriyumva gute? Ndumva ndi mpe apeze, ariko icyo nzi neza nitumara kuhapresiza nzarushaho kumva umutima wanjye utuje, kuko ubu nzamvuga ngo nubwo nenda ntabwo ni kuri metero kangahe ni kuri kangahe, ariko nzavuga nti ababyeyi bacu bari aha ngaha, ni hano bari. Wavugaga ko byanze bikunze uzanatuza ari uko umaze kugera muri gereza, kubera ko ni gereza ufiteho amateka cyangwa se urwibutso rutari rwiza mu mibereho yawe. Wafungirwa uri umwana w'uruhinja uri kumwe n'umubyeyi wawe, icyo byonyine ni ikintu kitoroshye. Ariko wibuke ko ngubwo nzasangamo wenda nk'abandi bana bangana nk'uko nanganaga icyo gihe. Urumva aho hantu nagiriye ubuzima bumeze gutyo imyaka 2 irenga hafi n'igice, numva ngomba kuhareba rwose ngo ndebe uko hameze, ndebe ibyo mparebe mpabone. Ni igice cy'ubuzima nahagiriye, ndumva ngomba kuhamenya nyine. Hano ku Ijwi ry'Amerika mwumvise umugabo wahoze yakora mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza, wakunze kwigamba ko yakubise urushyi umuminisitiri wiyemereye ko ari mu bateje imvururu mbere ya kudeta muri 73, yitwa Alphonse Hakizimana. Hodari na Shumbusho bifuje kumubona ngo baganire, bamusanze iwe mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Muko, aho ni muri Musanze. Alphonse Hakizimana avuga ko aza ababyeyi baba bagabo b'imyaka 47 na 48, kuko se wa Jean Claude Hodari yigishaga mu by'Imana mu gihe Hakizimana we yahigaga. Avuga kandi ko n'umubyeyi wa Shumbusho amuzi neza. Bakimara kumwibwira, Alphonse Hakizimana yababajije niba baje kwihorera, baramuhumuriza. Ijwi ry'Amerika ryari rihari. Deuxième République yishe abantu benshi Kayibanda yashyize ku butegetsi, ariko bibuka nk'aba minisitiri mu binani Kuruduwari, Harerimana Gaspari, wari minisitiri des affaires étrangères Ntuza Kanani Gaspari. Yine Votropi niba Ndigiye nahuri bose yapfaga kuba komeye. Bose Deuxième République ntawe yasize, Ahubwo
ahantu bavuga babashyize muri Nyakiriba bavuze Nyakiriba rero bavuga ni hariya mu Ruhengeri uriya muri Nyakiriba iriya prison do Ruhengeri ituye nyine yubatswe hitwa muri Nyakiriba. Burya sera niko yitwa. Noneho uva muri Nyakiriba urafata kagasozi Nyamagumba. Ubwo Nyakiriba ni hafi y'ira prison. Noneho ari abanyururu bishwe n'uburwayi busanzwe ari abo biyiciye bose hari irimbi riraha umuntu yaribona ubu hari irimbi ry'abanyururu. Ubwo rero ari uwo bishe ari n'uwo wishwe n'uburwayi wa origineri bose niho bahambaga. Kuko no kunyonga mbere niho bigeze kunyongera ku bwa Kayibanda yarezane nabwo habaga iriya gereza iriya gereza sindi yubatswe n'Ababiligi doronta twaravutse turabana usanga bihari. ubwo rero nyuma ya bya biganiro mwagiye mutanga nyine umuntu yumva afite amatsiko yo kureba aho hantu rwose aho Nyakiriba na n'ubu baracyahashingura abagororwa cyangwa byarangiranye n'icyo gihe? Perezida manza sinjye mperukayo ko niyo unyuzeyo urahakata ariko ntuhabone kuko ni haraguriye upirwa uruganda rwa office de pilote. ubuse imodoka ntihagera? Iyi modoka irahagera. turajya kubareba naho umushatse mwasha ariko kumenya aho babashyize exactement kuvuga ngo ni muri ubu butaka nahana ntabwo byoroshye. oya ntabwo wamenya ukana kayahanga ariko gusa kuvuga doririmbi nasi araha sinzi niba ahubwo na gereza niba ari ikiri kuko iyo prison niyo yari ifite n'iyindi bitaga prison special. ubwo rero wabaga aricwa yafungirwaga muri prison special ariko iyo prison special rero nanegise nyine kuri iyo nkuru niyo iyo ngiyo iri hafi nanegise kuri iyo nkuru. Okay. Ibyivora. Ko bana barahatwereka nawe ubwo tuzakureba ejo hatujyanye. Nta kibazo. Okay. Twaragushimiye cyane buriya nta kintu cyiza cya mbere nko gutanga amakuru. None ngomba kuvuga ibyo nabonye. Ibyo wabonye. Parce que ibyo nije mete militaire. namubonyemo nk'akababaro hari ukuntu wamuganiriza ukumva ko ukumva yabikoranye ubugome icyo gihe ariko yakumva rezita zabivuyemo ko abantu bapfuye benshi ukumva avuze ijambo ukumva yagize agahinda namvise bimbabaje nanjye ariko n'ibyo muri rusange ni santima z'abantu zisanzwe numva santima ya culpabilité ukumva nawe yongera kubabaje kandi k'umuntu umusuye akababara kandi kandiye sinzi niba ari byiza kukavuga. twamubwiye tuti tuje kugusura turagushima ko watanze ubuhamya tuti ariko abantu binaha abantu bakoze no bapfuye nka ba Kanani murabazi ati umucamanza mwiza cyane winaha ngaha okay tubimva nibyo tuti uzi ko turi abana be ati muje kwihorera ako kantu kambabaje cyane mu mutima kandi ariko byasabaga nyine ko umuntu abisamasama akamubwira ati oya tuje kugushimira tuje kugira gute cyo gutekereza kwihorera cyangwa ukomeje kunkururukaho kuko akitekereje ate ko rwose ino myaka 47 rwose kwihorera bitarimo nta n'ubitekereza kwisiga amaraso nta n'uwabibasha arabibaza ngatekereza ese ubwo afite ubwoba ko umuntu yihorera koko afite ubwoba arabona umuntu yabishobora arabona umuntu yagira uwo mutima urumva kuko umuntu agutekerereza atyo rero aba agutekereje ikintu cyiza kukurya iminsi yose ushobora guhura n'umuntu akavuga ngo uje kwihorera kuko yamenye uwo uri we byatuma hari ukuntu akwishisha kandi wifuzaga ko mwaba n'inshuti wamubohora voilà muri make n'ibyo ngibyo peut-être Michel amushaho. Yewe rero hari icyo nakunze yasubiyemo kenshi inshuro zirenze ebyiri aduha precision y'ahantu azi neza yuko bajugunyaga bariya ababyeyi bacu
icyo kintu nagitonyeho cyane kuko aratanga situation geographique mu buryo ubona kwazikwa akitubwira kenshi. Icyo nicyo kintu nabonye kizima. Ikintu dukeneye ni kimwe gusa, ababishe ntibabazura, kwihorera nta nyungu twabibonamo na nkeya. Par contre twaba tugiye kwiyanduza, kandi kugeza iyi saha dufite ibiganza byera de, ntabwo twajya kuba babi nk'abatwiciye, nta nyungu tubifitemo. Twebwe tugamije ikintu cyo kwigisha ibyatubayeho, iriya situation yatubayeho, ko twicira ababyeyi bakanabatwima bakabajugunya aho tutazi. Turamutse tubabonye aho bari, donc biduha ikintu cyiza cyakubaka igihugu, cyane cyane muri generasiyo y'ahazaza. Abantu bakamenya yuko ubuzima bw'umuntu cyangwa uburenganzira bw'umuntu bugarukiraho ubundi butangirira, noneho abantu bakabana mu mahoro, n'izindi ngorane zagiye zikurikiraho bikaba byaba urugero rwo gushingiraho kugira ngo abantu bagire ubumwe n'ubwiyunge, kuko kwihorera nta na rimwe bijya bitanga igisubizo kubikoze. Washington, ijwi ry'Amerika. Michel Shumbusho na Jean Claude Hodari babwiye Hakizimana Ikibagenza ko bifuza kumenya aho ababyeyi babo bashyinguwe. Bifuzaga kujya kureba aho Nyamagumba hejuru gato y'umujyi wa Ruhengeri, ni hamwe mu hazwi nk'ahashyingwa abanyepolitiki ba Repubulika ya mbere. Yabahaye umwuzukuru we ngo abaherekeze. Bagana mu kibaya cya Nyakiriba kiri hagati ya gereza n'uruganda rw'ibireti rwa Sopirwa, bagendaga bibuka ababyeyi babo. Igihe papa yagendeye nibo abagabo baba barakuye iki kintu, nta mipaka bafunze, amamodoka yabo yari agihari. Hari iki gihugu baravuga ati ni icyacu, giharanire kukigenge kirigenge. Abandi bari bato batazi ibyari byo, ntabwo bigeze bumva exactement hari urwango rungana gutya. Yenda bumvaga ati yenda ndetse n'abaye tuzaba barimo, cyose baragitekereza wenda ati cyangwa se tuzaba bahinga bisanzwe, ariko nta kibazo. bavuga ko kwica bidashoboka, ntabwo babyiga n'ubwo bashobora kwica. Iyo hagira ubikenga, papa haciyemo igihe cyo kugira ngo bamufate, ariko turasirize Burundi. We ntabwo ahita afatwa harya imwe no bamufashe ikizinga ariko aracika umushatsi ufashe bamutwaye mu kwambu. batwe babarashye iryo joro. Aka ni Nyamagumba tureba gutya, harimo utuyira tunazamukagamo ariko turi benshi. Bafite suta kugirwamo, bafite suta kugirwamo. Atekereza ko ntamubonye, atekereza ko yansize mfite amezi. Wari ufite suta avugirwamo, ariko uwo munyakuri kwinshi ntazi ibintu nabibwiwe na Rucago. Shaka kurahanuka nani yiryamiye rwose, ubwo habaye iwacu. None se nkubeshye Munyamagana, ihangane mwana wa mama, muragenda n'abantu bazonzwe n'intimba y'imyaka itabarika. ni ukwihangana, ahubwo mwebwe birakomeye kabisa, biba bikomeye. C'est une histoire trop douloureuse. Twifata tukishyira umutuzo gusa kugira ngo urusuruvive, ubundi si ibintu byo kubana nabyo. Ntabwo twagomye kuba turi guhiga ujya ahantu unakata wongera ukata, wagomye kuba hariya ni hariya. Ntabwo nicyo turimo tugomba kuhamenya, ariko sinibuka ahantu narungurutse gutya ndabona Abandi iyo ari naho ngaho turashaka nk'umuntu tubaza hano. ni na mishyashya, tuzenguruka tugere hirya gato, ariko ushobora gusanga ari usanga ari aha, ariko nzi ko ari hatoya. Tugiye imbere turebe ko haba ari isambu nini, ariko narakubwiye nti ushobora no gusanga abantu barahubatse, ushobora gusanga bigera no hirya iriya. Bano barahazi cyane, arambwira ati naho rwose bambwiye ko Nyakiriba ya Ruhengeri yaha, hagati ya Sopirwa
gereza. urugendo Jean Claude Hodari na Michel Shumbusho bakoze rwamaze iminsi ibiri. Ku munsi wa kabiri bagiye i Rubavu basura agace kiswe Commune Rouge, bivugwa ko hari abicwaga bakahabajugunya. Haririmbira ifatanye n'urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Baboneyeho basura Alphonse Butiti uri muri 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abanyepolitiki cyo muri Repubulika ya mbere, yakatiwe gufungwa imyaka 8 no gufatanya na Theoneste Rizinde, Stanislas Bisebuka, Theodomire Sembagare, Pierre Désiré Cyarahani, Joachim Ntibandeba, Mpanu Musingo, Désiré Alphonse Ndegeya hamwe na leta y'u Rwanda basabwe gutanga indishyi y'amafaranga y'impozamarira. Urukiko rwategetse ko azahabwa abapfakazi n'imfubyi zaba nyakwigendera. Hano nibutse ko buri muryango, buri mubyeyi yahabwaga 1 miliyoni y'amafaranga na buri mwana agahabwa amafaranga 100,000. Ibyo tuzabigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha. Mu gihe bari batangiye gusabana, umukobwa wa Butitsi yaje nk'iyagatera abuza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika gufata amajwi. Dore ibisobanuro yatanze. yavuze rero kuri Ijwi ry'Amerika mwamwumvise hari twarabyumvise, niyo mpamvu njyewe nahise nabwiye abana umuntu uzagaruka aha ngaho uwo ari we wese muzambwire, kuko ubu nibona n'umuntu umuzi, umuntu aramuze yahuye n'ibintu byinshi cyane, amaze no gusinzi niba niyo muganira ubyumva, ari igihe umubabwira ikintu icyo umubwiye ntaba ari cyo gusubiza. bivuga ngo ni umuntu umaze kugera mu zabukuru utagomba gupfa kuganira n'abantu tutumva ngo ni iki bari kuvuga, se bari kuvuga iki. Hari ibyo abayibuka, hari ibyo abatibuka. Urumva amakuru nk'ayo ngayo nk'umuntu wabibonye kuyatanga ntabwo ari bibi, ariko ikibazo haba hari ibyo atibuka, bene ngo abe yabisobanura nk'uko byakagombye nk'umuntu ugeze mu zabukuru. Urabona amaze iminsi arwaye, amaze iminsi ubundi nirirwa umunsi nuko umwana mpamagaye nkiva gusenga bikanze, nuko ampamagaye tumaze gusura bikanze numve ndebe ibyo ari byo. Kumubaza nta kibazo kirimo, ahubwo ikibazo nuko ari ibintu bimwe abatakibyibuka. natwe ababyeyi bacu bagiye bahura nabyo, ukumva ufite amatsiko yo kuvuga ngo koko rwose ibyo bibanza byagenze bite. Ikindi kibazo ntabwo kumenya ni ngombwa, ibi byahise amateka bugiye uyamenye, umenya nuko witwara. Nkamwe wenda harimo abakiri batoya biba bisaba kumenya amateka ngo nawe ejo yazamenye uko yitwara. Ikibazo dufite ni kimwe, muzehe arakuze ibintu byinshi nta nubwo akibyibuka. Ubwo rero hari ibyo yibuka sava, atabyibuka nabyo ntibibe ikibazo. Urumva ikintu cya mbere yewe kikamubwire singwishe, ikintu kintera umujinya ni uko les auteurs donc les auteurs planificateurs, si uvuga igifaransa, abateguye les auteurs ababiteguye bagakora plan yo kwexperimenta bariya bitaga ngo ni les politiciens do Gitarama, abagihari hari abanze kuvuga, hari abavuze, ariko iyo bavuga sinzi menya ibyo biganiro sinzi niba ujya ubikurikira. Ntabwo nkunda gukurikira amakuru nk'ayo ngayo, bitera stress. Babihirikira ku bantu bandi ari abakiriho n'abatakiriho bo bakabyivanaho. Par exemple nk'uwitwa Zigira Nyirazo Protais ubitaga Zed, iyo mubajije avuga ngo ibyo bintu nta feri zari izindi nabo yakoranaga nabo, nta muntu wabyinjiragamo, ukagira ngo ukabona nka Rizinde baramudiabolije, mbese ni nkaho yarayoboye habye, niwe wari uyoboye igihugu, ibintu bye nta wabyinjiragamo, ibyo bintu bye nawe yakoreshaga nta wabyinjiramo. Ariko c'était kubeshya nuko atagihari, kumujugunyira donc kumusunikira uwo mupira nuko atagihari. Uwo nyine bakavugamo muzehe, bakavugamo bitwa ba Sembagare, bakavugamo bitwa ba Cyarahane. Iyo ngo ni ikipe yari izina, ese ko ngo nuri mukuru ngaho natwe reka dukore analyse nk'abantu bizi cyangwa bakuru. Ubu koko wakuraho guverinoma yose tuvuga ukayifunga kimwe n'abandi bagendeyemo juste kubera ko ngo ari abanyagitarama gusa,
ukaba uri perezida wa repubulika ugafunga abo bantu na perezida wa repubulika wakuyeho nawe agapfa ukamwica abo nabo bagapfa mwanya ukabyitirira ngo mwigize indi wabikoze igihe nari ndi perezida ntabwo mbizi. Washington, ijwi ry'Amerika. dusubire muri Musanze muribuka uwahoze ari prefe wa Ruhengeri Prote Zigira Nyirazo igihe yatubwiraga hano ku ijwi ry'Amerika ko bamwe mu bicwaga bajugunywaga ahitwa mu Kagohe mu murenge wa Bigogwe hafi y'ahitwa mu Gatagara mu karere ka Nyabihu. Ikibazo Michel Shumbusho na Jean Claude Hodari bakomeje kugira ni ukubura abantu bakuze bashobora kuba bari bafite nk'imyaka 15 icyo gihe bibuka ibyabaye, abahari bose baracyari bato. Byabaye rero ngombwa gusubira kwa Alphonse Hakizimana ajya kubereka neza aho ikibaya cya Nyakiriba giherereye. Bahageze umucungagereza yababwiye ko kugitambagira no kugifotora bigomba uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bwa gereza. Umucungagereza bamusobanuriye ikibagenza. Ni amakuru ya kera y'abantu bafunzwe hano se siho mugira mutuzu twitwa speciale ahangaha nazo zibamo speciale. ni abantu bafunzwe muri izo speciale z'icyubako bajyaga ngo babahamba ahantu hano rero ubwo ikibaya kiri hagati ya Sopirwa na gereza ntabonye ahangaha gusa sinamenya ngo barahagana he n'ikinini. agiye kubaza abakuru ati abantu mfite hano baranyobeye. Alphonse Hakizimana yaberetse neza aho Nyakiriba iherereye kandi ababwira ko umugambi bafite wo kumenya aho ababyeyi babo bari bakwiye kuwukomeza. Ngewe papa ndamwihambiye na mama ndamwihambiye, none umwana utagombye kuba yabona hose yashinguye cyangwa ngo amwe urumva ako gahinda yaza kamarwa n'iki atabonye prison kuko ba muganga nibo bakunze bamwe gupima ati aya magufa na yakanaka aya magufa na yakanaka, ariko no kumenya randuruwa barajugunye kuko hari nko kujugunya Yesu bavuga ngo yahambwaga mu cyubahiro no ahuriye ariko kame tibahangano data bamuhanga nubwo irimba ari rusange ntabwo rero wenyine urimo umuntu akaba hafi akoze cyane. twe turi abantu bari kuyunga inyenzi hano twazaga ni n'abazi iyo tuhagarara hano bagasenga igiti noneho bagakora komandoma militaire ngo deke prefe byari bayunze inyenzi nakubwiye nyuma nabujangwe n'ampamvu naho ngaho babanyongeraga begamye ku musozi hariya nekada bashingaga igiti hano iki kibaya ni Kigali wa munsi. Mukanya turakomeza urugendo hamwe na Jean Claude Hodari na Michel Shumbusho, urugendo bakora mu izina ryanyu mwese mwebwe mufite ababyeyi baburiwe irengero bari mu maboko ya leta y'u Rwanda nk'uko yabyiyemereye. Uru rugendo murarufatanije mwebwe mwese mwemera ko amateka yanyu akwiye gusobanuka mukayamenya mukamenya aho muva kugira ngo mumenye aho mujya. Mu biganiro byacu byahishe mwumvishe Madame Esperance Mutwe Karwera wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Presidence ya Repubulika, muri Presidence y'ishyaka rya MRND ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe kigera ku myaka 30 avuga icyo Perezida Habyarimana yatekerezaga ku rupfu rw'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Twongere tumwumve. Nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interview ngira ngo nta nansubiza, ndamubaza ntese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Nyirugori Kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanye no ku butegetsi. Mbona arambwira ati uzaza ubimbaza. Ndamuteguza nicyo kiganiro kizamara amasaha 2 kandi nzagishyira kuri kasete, ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo. Noneho rero ntireka nguhe umusogongere w'ibibazo nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri Gitarama.
ati yewe ati abo bantu barabanyicaye ndataraka nti monsieur le président bakurikiranye abantu ntabwo uza babishe arambwira ati ntabwo biza atari ko biraboneka ati baragaragara ko bahari ibyo ari byo byose ngewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu ntibishe bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakubahwa perezida ibyo bintu mu mateka bizakubazwa ibyo ngibyo warabimubwiye nari mubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo ntiwari ubizi wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionnage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba rubanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati iyo uri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana iyo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bayitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biti kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero ngewe uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko gutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremereye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'iki atariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko ubwo yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenography bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta rero nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archive zanjye muri uyu mwanya ndifuza kugarura mu kiganiro Andrea Sebatware muramuzi yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta muri 1973 nyuma yaho yabaye prefe wa prefecture ya Kigali muribuka icyegeranyo yakoreye perezida Habyarimana amubwira ko hari abantu biciwe mu Rwabayanga mu Bugesera muri rusange Sebatware atekereza iki kwiyicwa ry'abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere tumumve nanze ko bose bari mu Ruhengeri muri special kuko ari yo prison bashyiraga abantu bitaga ngo ni Robert sinabivunye sinamenya ngo ni Robben Island ku buryo n'icwa ryabo uretse niba ari bari batatu hari abo bigeze ku bapfuye byukubita bavuga ko imirambo yabo barahaye bene wabo vrai ou faux ntabwo mbizi uzi ko hari ba minisitiri nka babiri bakurikiranye bashatse no kujya gusura barababima babangira gusura abakozi ba directeur akabuza minisitiri yo kujya gusura prison ariko se ninde wari waratanze itegeko ko iyo prison idasurwa ni perezida wa Repubulika ni rizinde ninde utanga itegeko yuko prison idasurwa simbizi ubwo n'abakolaborateri babeya ariko kambe muyemeraga kuko icyo kibazo cyamugezeho donc ari wo twitaga muvoma yagiye kuganyira Habyarimana nta suite yabayeho nazibote yabayeho Habyarimana abyihorera ikintu ngiyo ntuzabaye abaye ministre we aragenda ari makasi
wakoga nk'ukamwirukanye ati nawe ndakwereka niyo ndabona wageze Kigali amwirukanye urumva induru ziravuga bigira binakugira kwa perezida ntuzajya kwisobanura nziza abwira perezida ministre perezida urasembagare arakomeza gutegeka perezida yo mu Ruhengeri ngewe mureke uyu mwanya w'ubuminisitiri nguveho noneho perezida atiyaze ati watereka nibagiye kubona muhamitasi yajya ahandi nziza nabone yanga kunanira na deja urumva kamene nko guca indahiro ubwo yarabonye ko nibura niba batamwirukanye ariko ubonye imitasiyo isa na discipline wowe kusanzwe uzira administration ukora responsable w'ibintu niba ufite reconseil babi niba ufite collaborateur babi ushobora gukuraho ukabarikiraho kandi bakora nabi icyo gihe vous endossez la responsabilité vous assumez donc i Kigali Gitarama i Butare Gisenyi Ririma na Ruhengeri yo ni number 1 bishoboka gute ko Rizinde wari majoro yafata abantu kabica ntibimubimenye abajenero abakoroneri ntibabimenye uwo muntu wicaga igihugu cyose ntagira umuntu umenya ko yishe uwo muntu ni bwoko ki ibyo ntabwo bishoboka kuko burya wishe umuntu umwe cyangwa babiri ibyo birashoboka ko umuntu atabimenya ariko ntabwo wakwica abaminisitiri bane batanu ayica abashezero batandatu icumi etc uramutse uri perezida wa repubulika ntubimenye ni ukuvuga ko uri depase ntabwo ubutegeka icyo gituma rero kandi Habyarimana nk'uko umuzi ari umuntu kamenya waruse ubwenge wakurikiraga ntabwo wambwira ko ibyo bintu byabaye komisa ntibishoboka hari abantu bagomba kumwinforma hari n'ubushobozi bwe yari yifitiye bishe umuntu umwe bakica babiri nabwo bimenya ariko tare ariko rero igihe bamaze kuba imbaga masherami nibyo nahoze nkubwira icyo gihe la responsabilité kujyaho byanze bikunze nta kuntu ashobora gukora yigendeye naho ubundi ntabwo ari kubona ikindi gisubizo yatanga ko atarabizi ndumva bidashoboka deja uburyo bapfuye urw'agashinyaguro nendinye ku bategekaga ni ibintu rwose bigayitse niko njye nabivuga bamucira urubanza nyamwe igihano bamuhaye agira imbabazi wowe ugira umuntu imbabazi kandi ukamwica urupfu rw'urubozo ukamwicisha inzara ukamwica sepakoma ibyo se iryo kinamico se ubona ko abantu batazabimenya ko bishoboka bite aho ngaho buremani nasimbizi nagaho ariko rero kuva ko batabimenye byo no kubishyira iruhande ntabwo ari byo abantu bose bamara gushira se utegeka wavuga se ubutegetsi bwawe kandi bushingiye ku ki niba utazi ukuntu abantu bapfa komsa ari abantu bawe ngabira bibaye nyuma y'imyaka 47 abo bana bakomoka kuri abo muvuga bataza aho bashyinguwe bataza aho bari mwababwira iki icyo nge mbona nuko biteye agahinda bibabaje surtout nk'ibibazo kubona ikibazo gikomeye kandi kibonerwe igisubizo bibaye amayobera n'agahinda n'akaga bari abana bagize kuko numvise bavuga ko bashaka kwira abantu babo icyo ni reduwa ntawayibabuza est-ce que ça suffit kwibuka serere droit le plus absolu uburenganzira bwabo nta muntu kubona umuntu yabuze uwe kandi ukavuga ko atashobora kumwibuka ntabyo ntabwo ari nangiye kuvuga ngo ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo ari ubuntu si ko abantu baba hose ko abantu bafatwa niba umuntu yabuze umuntu we uko byagenda kose afite uburenganzira ijana ku ijana bwo kumwibuka. Andreas Batware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Ngaho Vanessa we komera
dusubire i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana yaganiriye na Jean Claude Hodari na Michel Shumbusho bamaze gusoza uruzinduko rwabo, basimbutse imigina batazi ikiyiri munsi, batereye Kagohe ntibabona n'ubara inkuru, nyamara bamwe mu bakekwa ko bahabatsinze baracyariho, batashye batabonye ibisubizo, ariko bavuga ko bafite umutima utekanye. Icyari kigambiriwe cyane cyavuzwe aho hantu, icyari kigambiriwe ni ukuhabona bwa mbere, kandi koko mu by'ukuri twahabonye, ariko ni ikibaya kinini, ikibaya cya Nyamagumba kiri hagati y'umusozi wa Nyamagumba, gereza na Sopirwa na Ruya Ruganda. Ni ikibaya kiriya nyine bise Nyakiriba, nk'uko byari byasobanuwe mu biganiro byatambutse. Byatugoye koko kuhabona, kuko abantu benshi bakuru ntibagihari wabasha kubaza babimenye, reka da. Ariko amahirwe twagize ni kubona umuntu mukuru wanaparticipiye mu gipande kimwe muri ibyo byose, muri ayo mahano yo kutumarira ababyeyi. Kandi rwose ashirika ubutaramu, atubwira yuko rwose yifuza kubohoka, akatubwira ati mva nahagiwe ndabizi neza, kuko urumva yari abirimo nyine. Icyo cyadushimishije. Gusa urumva ikibaya ni kinini. Ndabyishimiye, ikibaya kirahari, bari kugihingamo, n'uburyo gihinzemo n'uburyo ibirayi bitondekanye ku murongo, ubwabyo nabibonye nk'indabo ziri kumva, ntago mbibona nk'ibyangiza ahantu. Ikigero ndumva ndi kugera ku byo rwose numva nifuza, ndimo kumva umutima wururuka. Ubwo rero icyo nakigezeho, n'ubundi ntabwo nateganyaga kuvuga ngo nzasanga ngo ari uno mwobo babashyizemo, nzi ko bitashoboka hatabaye intervention z'imbaraga ziruta izo dufite. Ibi bintu rega biba ari byakozwe na leta, uko leta zisimburana ziba zikwiye kubishyiramo imbaraga. Hari ibisaba imbaraga za leta kuruta umuturage nkanjye w'amarira gusa, ugendesha amarira, kuko urumva nk'ubu nakwifuza urwibutso, ariko sinahaguruka ngo njye kubaka urwibutso aho hantu. Bisaba ko leta ibyumva nk'uko mbyumva, ariko sinayisunika. Ndeba aho ngarukira mu mutima rwose, ngiye kuryama nsinzire, kuko kuva mwatangira ibiganiro y'amateka amenyekanye, ubona ko abantu bongera bakihangana, bakatuza, bakabana. Mbifitemo icyizere cy'uko iki kibazo cyazatuma abantu bamenya ko kwihangana bibaho, n'abantu no kubana bibaho, no gukundana bibaho, ugakundana n'umuntu waguhemukiye bikabaho. Reka ngubwira ntago ari buraga, ariko uri umunyamakuru wihanganye, turanagendana. Twabonye Butsitsi, twabonye Alphonse, kandi bose ni abantu bavugwaga mu kugira uruhare muri ibyo. Uko twaganiraga ku gahinda dufite tutabitinya, nabo bariraga. Icyo rero wampa uwo nkibwira nkawe, ariko iyo woroheje uwaguhemukiye ashobora koroha kurushaho. Turamutse ducukumbuye amahirwe tukabona aho bari precisement, tukabashyingura mu cyubahiro, nitise twashakisha, usibye yuko nizera yuko amakuru asigaye ashobora kuzatugeza no kuvuga bati naha metero kuri metero. Nubwo nahabwa kariya kabaya gusa, kakaba gashobora kuba kana representa abandi, baba ari abari ku Gisenyi, baba ari abari Rwabayanga nk'uko byakunze kuvugwa, ariko hakaba hashyirwa akantu kaba nkamize koko y'ayo mateka, kugira ngo urubyiruko, generation zirimo zivuka, abana badukomokaho, n'abashobora kuzaba abuzukuru babo batwiciye ababyeyi mu bugome bungana gutyo, bazabashe kubana, bige, banamenye rwose ko kwica bitajya biba na rimwe solution, ntabwo bijya biba igisubizo cy'ikintu icyo ari cyo cyose. Bityo tukazagira u Rwanda rwo hazaza ruzabana neza mu mahoro, igihugu gatemba amata n'ubuki, nk'uko duhora tubyifuriza igihugu cyacu. Kandi mu kuri ntabwo ari ukuzura kaboze, nakunze kubivuga, si no kuzimbura ngo handi yenda bibyutse inzika, nta nzika dufite,
si no kuzura kaboze, twebwe tugamije kumenya ukuri, uko kuri kukaba gushobora kuzafasha bikabije ku bazadukomokaho n'amageneration azakurikiraho. Ni icyo cyonyine, nubwo nabona kari akantu kanyakiriba konyine. Icyo mwabona nk'ubutabera kuri mwebwe ukumva uranyuzwe ukavuga uti ntawe ubutabera ni icyaba gikozwe gute, ni icyagenda gute? Biragoye kugusubiza, cyakora nakwifashisha Claude kuko ni umunyamategeko, we yakikunsubiriza neza ko yakurikiye amategeko, ni umunyamategeko nyine. Ariko jewe nibaza ko nubwo nahabwa uburenganzira bwo kuvuga ngo aho hantu mashyize urwibutso rw'ababyeyi banjye, nazajya mbona akanya niko kurura umutima nkagenda nkashyiraho buke y'indabyo, ibyo bintu ngewe ku bwanjye nabangiza ubutabera. Naho kuba bariya bajya mu nkiko nabyo ni ibintu bishoboka, ariko kuri jye sinibaza cyane, usibye ko ubutabera bari ubutabera nyine, ariko sinibaza cyane bikabije ikintu byanyungura kuko ntaba bye bacu bapfuye ntabwo babazura. Sasa deuxième moment nanone kandi iyo ugiye kureba ugasanga babikoze kugeza aya masaha barashaje bikabije. Areka handi nkaruriye Claude agira ko yanyunganira kuko urumva ibintu bijemo justice ngewe ndi umuganga nta hantu nahurira, ntago nabimenye cyane, ariko ku bwanjye nibyo. Icyo mwe mwafata nk'ubutabera cyangwa se mukavuga muti duhawe ubutabera, haramutse hakozwe iki nakumva ko ubutabera mbubonye reka nkwereke ko nta cyanyemeza ko ubutabera mbubonye, nagira icyifuzo, ariko ubutabera bwo reba imyaka ishize ari 47 twabyutse tubona ababyeyi bababaye, bamwe ubu baranapfuye, agahinda bapfanye ntawakariha ngo bikunde, ntibishoboka. Abakiriho uyu munsi muganirije, niyo umubwiye uti ngiye kureba ha hantu, wahagaze aho garuka, ugiye mu biki, ugiye kwiyahura, none urumva ako gahinda k'abo babyeyi basigaye, abo ubwabo agahinda bakuranye imyaka 47 bakagapfana, bamwe abandi bakaba bakigafite, nta butabera bwakunda. Noneho n'ababyeyi bacu bapfuye, iyo wumvise amateka, abakubiswe amafuni, abagendaga ano mayira bava Ruhengeri bajya Gisenyi bababoshya amaboko n'amaguru, mwarabyumvise ubushize mu buhamya bwatangwaga. Noneho bakagera aho babima ibiryo, bakagera aho bapfa, bakabajugunya. Ayo makuru ubwayo nta kiyasana, nta n'ikigarura umubyeyi nk'uko ngo ubutabera keka ubwatuma bitarabayeho. Ubwo rero nicyo cya mbere nagira ngo mvaneho, nta butabera numva bwashimisha buhari, ariko hari icyo numva mu mutima wanjye cyabisimbura kikandyohera kikabiruta byose, kubera ko abo barapfuye. nahoze mbiganira na Michel mvuga nti nyamara barapfuye, ariko u Rwanda rwagiye rugira abantu benshi bapfa, haba mbere y'icyo gihe haba na nyuma yaho, ariko abacu bumva turacyashobora kuvuga ngo twirukanke ni hehe, baracyashobora kuvugwa amazina. Icyambere ubutabera ni ukubona nk'u Rwanda aho abantu bose, abanyarwanda basa n'abicaye hamwe, bayaga barira ko gupfa ari bibi, banarahira yuko ntawe uzongera gupfa azize undi muntu. Ubu nicyo nsiganya mu mutima numva, kuko ubuhemu bubaye nk'ubuhagaze, nakwibagirwa ibyo byose by'agahinda ababyeyi bagize, gupfa abantu bacu bagize, ariko gupfa se tuzapfa kugeza ryari? Kugeza ryari? Icyampa umunsi umwe umbwira inkuru ngo hari iteka ryaciwe ngo gupfa birahagaze, icyo ngicyo nicyo cyaba ubutabera. Uti hari ababikoze, hari ababihakana, niyo wumvise radiyo hari abaceceka ukumva ntibavuga, hari abavuga ukumva n'abandi baravuze ngo abeshya, abo ngabo barabeshya. Hari uvuga ukumva ko kavugishije ukuri, ukumva arababaye, nk'abo twasuye ukabona arababaye, ariko wenda ugakeka uti hari cyaguhishe. Kuri abo bo ubutabera bumwe bw'imanza buca imanza, ubundi nibwo bwagombye kubareba, ariko bwo bunabaye ntibwanyura umutima gutyo gusa, kereka bubaye ari ubwo kugira ngo abantu byandikwe, kuko ibintu byose burya bitanditse birazimira. Bishobotse ko haba ubutabera bw'imanza bumwe bwandika ngo habaye imanza zemeza ko ibi byabayeho. Izo zo ni mu gifaransa byo bavuga ngo formaliza, gushyira ibintu mu nyandiko
kandi mu buryo buciye mu mategeko bivuga ngo abantu bise kiriya cyaha bakise izina kiranditse, hari ibigomba kwemezwa na za Loni, hari ibisabwa mu gihugu, ibyo byo biri formel, numva biba biri ngombwa kugira ngo abandi babone amareferanse aho bazayakura, babone ibyo basoma, babone ibyemezo. Ubwo simbufata nk'ubutabera, ndabifata nko guformaliza kugira ngo bizafashe igihugu kwigisha abandi. Ariko si mu mutima ntiharimo kuvuga ngo abantu ntibacirwe imanza, kuko abasigaye ni bake, banashinjwa bayoboraga umuperezida gusa nabo bagashinjanya hagati yabo atagihari ngo yisobanure. Ahubwo numva nifuza ko Imana yampera bariya basigaye kwibohora nabo bakatanga ubuhamya bw'ukuri, bakabuvuga nk'uko uriya Alphonse avuga ati njyewe muri sirote barantumye ngo njye kwambura ya perezida, barangira baramfunga, noneho hashize iminsi 3 nabo bazanye babategetsi tusimburanwa muri gereza ndasohoka, ariko barandengeye. Urumva aravuga n'abariya bafite akantu k'ipfunwe ryo kuvuga, numva bakwiye kubohora umutima wabo, wenda niba batinya n'ibyo by'ubutabera bikarorera icyo ngicyo n'isi ubutabera haruguru kikazaba ari cyo kiba ingenzi. N'ibyo muri make nuko mbona icyitwa ubutabera ni kirekire ariko ndabubona ari ubutabera bw'imitima kuruta ubu buhana abantu. Ijwi rya Amerika mwakoze ntago numbuze kubivuga utunota nka 2. Urabona hashize imyaka 47 abantu batavuga, twe tujya twicara tukabwira n'abavutse mbere abari bakuru kuri twe bavuka ku babyeyi tuti namwe mwaragowe, ariko ukasanga baratubuza kuvuga, n'ababyeyi bakatubuza kuvuga abakiriho. Twaranabiretse nge nanashyize mu mubiri wanjye kuva kera ko rwose numva nta munabi mfite, ariko ko ngomba kubaho, ariko sinari mfite amakuru. Ijwi rya Amerika ibi byumweru byinshi cyane bifashe bikafata buri cyumweru, bigafata ibyumweru 10, kandi ndabona ko biracyakomeza. Ibi byazikuye, ngiye kubyita kaboze, mwahoze mubivuga ngo kuzikura kaboze, ariko si bibi. Nimwe mwatumye mu mutima wanjye biba bishya, ubu meze nk'uwavutse icyo gihe, biri bishya numva ngomba gufata urugendo rwo gukomeza kubyumva, kubishyira mu mutima, ariko mbikesha Ijwi rya Amerika. Kubashimira ntago nari nzibutse, sinari kumubona. Serubuga yayoboye minisiteri mama yakoreragamo, mama asubirayo kujya ku kazi, arahita amwirukana. Numvaga uwo muntu w'igihangange ntashobora no kuzumva ijwi rye, ntitureshya. Mwatumye mwumva anisobanura avuga. Uriya wari umuprefe ufite ibyo apfana na perezida Habyarimana zijya nyirazo, yari umuntu w'igihangange, avuga w'igihangange. Sinari nzi ko nzamu. Aba bana bakomoka ku babyeyi bacu bapfiriye rimwe, ubu benshi turazanye kuko ko Ijwi rya Amerika ryarambajije, abenshi barampamagara bati wavuze, twakumvise, humura, kome turi guhumurizanya. Mwakoze ikintu ntashobora reba nawe ubwawe, ndi kwiruka imisozi ari wowe twirukankana, uri umunyamakuru ushaka amakuru gusa. Ntago mbizi neza wenda icyo muzahembwa, ariko nzi ko nta gihembo mushobora kubona hano ku isi ukurikije uko imitima yacu imeze. Ubwo rero ako kantu ndeka nkavuge, umwanya ahubwo twamaze tuvuga ibyacu, dukwiye kuzawufata tuvuga iby'Ijwi rya Amerika. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Jean-Claude Hodari ati icyaduha Imana ngo abafite ibyo bazi badohoke babivuge. Ibiganiro nk'ibi ku Ijwi rya Amerika, nubwo hari abo bishobora kuba byaranangiye imitima, hari n'ababikuramo amasomo akomeye yo kwicisha bugufi, kuvuga ibyabaye, gukomeza imfubyi n'abapfakazi, no gusaba ko amahano yabaye atakongera kubaho ukundi. Iminota 5 isigaye nyihariye, Prote Jigira Nyirazo wari prefe wa Ruhengeri, akaba na muramu wa Perezida Juvenal Habyarimana, afite ubutumwa bugenewe imfubyi n'abapfakazi.
navuga hari n'abo twabanye bari abana batoya nk'abana ba Munyaneza twabanye i Buruseli bari abana batoya nk'abana barananzanana ariko umudamu we sinzi niba akiriho n'abana nabo bari bato ndababwira nibakomere ubuzima n'ubundi ni umuhito amahirwe tugira nuko hari imana ireba imitima, imana icirura abantu urubanza kandi yo akaba ari imana itabera niyo ireba imitima y'abantu. Ibyabaye kuri izo nshuti kuri abo babyeyi b'abana mbwira banyumva byabaye ni ibyago birababaje biteye agahinda biragatsindwa n'Imana. Nibakomere nibihangane Imana ntabwo yabyanga. Imana izatange igihe izatanga uburyo abo bana iyo miryango babona uko bashyingura mu cyubahiro ababo. Biraruhije ntabwo byaba nk'iyo babyikoreye freshman ariko byibuze bagahozwa nuko bazi aho bashyize iyo mirambo. Nibakomere nibihangane nifatanyije nabo n'umutima wanjye wose. Imana yo kabaho izabahe kugira une consolation bashobora gukora icyo gikorwa cyo gusezera ku babo. N'imfashanyo yindi materiyeri ishobora ngiye kuvuga kubahoza biraruhije ariko byibuze gufasha imiryango yabo inzira yose ishobora kuboneka kugira ngo babone ikintu cyo kubafasha ni ukubasengera ngo icyo kintu iyo nzira izaboneke bagira ukuntu bihoza. Imana yo kabaho nizi uko buri muntu azagenda azava kuri iyi si kandi niyo mucamanza nyakuri nibireba mu mitima y'abantu. Abo babyeyi bacu bagiye bamwe abo twavugaga babyeyi babo banambwira nibakomere dusabirane nicyo cyangombwa. Imana ihoza abanyarwanda. Imana niduha amahoro turebe ukuntu abantu bazongera kubana batameze nk'inyamaswa. Venuste ngaho ukomere nawe Imana iguha umugisha kandi cyageraho uzakigereho mu bucamanza bugaragara mu murongo w'ukuri urenganura abarengana kandi n'abakosheje bazashobore kwicuza no kwihana kugira ngo abantu bakomeze babane bubakane. Amahoro n'iterambere niyaguhanje ubwo watereranwaga n'amahanga haguruka ushime Rwanda. Ayo magambo ya Prote Zigira Nyirazo niyo dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganza mu Nyamagana wamfashije kugitegura mu rugendo rwa mbere rwa bene aka kageni mu myaka 47. Mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama.